Paruwasi Gatolika ya Janja niyo yavutse bwa kabiri nyuma ya Rwaza. Iherereye mu majyepfo ya Diyosezi ya Ruhengeri. Yashinzwe ku itariki ya 11 z'ukwa 10 1935. Yaragijwe Bikira Mariya umubyeyi w'ingabire. Abapadiri bwite ba Diyosezi nibo bayikoreramo ubutumwa. Paruwasi ya Janja ifite abakristu barenga 35,000 ku baturage barenga 56,000. Igizwe n'amasantrari 6 ariyo Janja, Rusasa, Busengo, Rutake, Gitabi na Rubona. Igizwe n'imiryango remezo irenga 331 bahura nibura buri cyumweru iwabo mu miryango remezo iyo bavuye mu gitambo cya misa. Ni paruwase koko ubona ko ari paruwase y'Ikigugu. Urebye ukuntu abakristo bitabira nibura ku mwaka tubatiza abakirisitu barenga 1,000, tugakomeza abarenga 1,200 buri mwaka. Bitabira misa ku cyumweru za kiliziya aho twagiye gusoma misa cyangwa se imihimbazo hose haba huzuye. N'abakristo ubona koko bahamye cyane bakomeye ku mubyeyi Bikira Mariya. Ibyo bikagaragazwa n'umubare mwinshi w'abitabira nk'iminsi ya Bikira Mariya, bakitabira ingendo nyobokamana nk'ikibeho, tugenda turi benshi. Ngora ya Bikira Mariya baba bose bahagurutse, uretse nkaho hakure bagenda n'imodoka, hari ndetse n'abagize akamenyero buri mwaka bava Ijanja bakagera ikibeho n'amaguru, bakora urugendo hafi cyumweru cyose n'amaguru. Ifite n'abasaseridoti, yabyaye abasaseridoti kugeza ubu barenga 19. Ababikira bari mu miryango inyuranye ntashobora kubara, ariko abo nibura nshobora kwibuka barenze 25 nshobora kwibuka n'amazina yabo nkaba wenda nyazi, barenze 25. Basangira Jerive n'umukristo wa Paruwasi ya Janja, n'umukateshiste uri mu kiruhuko cy'izabukuru. Yatubwiye ko iyi kiliziya ya Paruwasi ya Janja itarubakwa ahangaha hari hubatse santrari ya Janja. Ngo icyo gihe abakristo bagombaga kujya mu maparuwasi anyuranye ku bijyanye no kubona amasakramentu. Ngo hari abapadiri bakoreye ubutumwa muri iyi paruwasi bahakora n'ibikorwa bikomeye. Nahera kuri Padiri Gerigori Kamugisha. Icyo mwibukiraho agera hano, Padiri Gerigori yasanze dusengera mu kiliziya ishaje ndetse twicara no ku birago nta ntebe yarimo. Nibwo agira inama Kristo ko bagomba kumva amatafari tukubaka kiliziya. Ngiyi turimo. Abandi bapadiri bakurikiyeho hari Padiri Yozefu Ntabareshya, yabaye ahangaha wenyine abintwara abana n'abakirisitu kugeza igihe yari umupadiri ushyikirana n'abakirisitu. Yarabakiraga ndetse akagera igihe abagabo bashonje akabaha ibyo kurya. Ngakurikiraho Serviriyani. Ariko hari n'abapadiri bandi babayeho b'abazungu barimo Birome, nawe akaba yaratwubakiye santrari ya Rusasa, yahubatse kiliziya nziza. Ngo hari n'abakristo babaye intangarugero muri Paruwasi ya Janja ku buryo atabibagirwa. Hari umukristo witwa Igashyirwa yatanze urugero rwiza. Umukobwa yari yijyanye aravuga ati sinzakunywera udasezeranye mu idini, kugeza igihe arinda apfa. Matamwera amubwira ati kereka nuza mu idini rwawe urugero rwiza cyane. Hari undi witwa Bingoma Leonari, yazanye umugore ntiyabyara. Ababyeyi baramuhata rwose ngo azane n'undi mugore, arabarahira. Ndetse bigera igihe bashaka umwana ntazasangirana, bati mushaka muzarorere, kugeza yitabye Imana. Wikoze yitabye Imana mu intambara, ariko umugore we aracyariho kandi yapfuye ari intangarugero, twese tuvuga ko ari intwari.